Niba hari ibintu wari urimo muri iyi minsi ukabona birimo biranga, ukabona uri gucika intege, hagarara utege amatwi iyi video kuko ni wowe uyakorewe. Hari abantu benshi dukunze gucika intege haburaho gato cyane gashoboka kurusha ibyo twakoze kugira ngo tugere ku nzozi zacu. Nawe uyu munsi ushobora kuba uri muri abo ngabo, ukabona ugiye gucika intege uyu munsi ariko haburaga urugendo rutoya kuruta uko rwakoze kugira ngo ugere ku nzozi zawe. Hari ibyo ukeneye gutega amatwi muri iyi video kugira ngo mu buzima bwawe utazigera wongera gucika intege habe na rimwe. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro Dishema David. Mukomeze gukora subscribe, murakoze, reka dutangire. Ikintu cya mbere gikomeye cyane ukwiye kumenya mbere yo kugira ngo ucike intege kiragira giti: menya ko gucika intege ari isomo atari iherezo. Ushobora kuba udahise ubyumva neza cyangwa se ngo bisobanukirwe neza, ariko ngera ubitekerezeho mu mutwe wawe. Wibaza uti gucika intege ni isomo, ntabwo ari iherezo. Niba witegereza neza kandi ukaba ureba kure, uzitegereze mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ese ni bangahe bakora ibintu byabo inshuro ya mbere bigahita bikunda, batagerageje inshuro ya kabiri? Uzasanga ari bakeya kwijanisha. Niyo mpamvu iyo utsinzwe atari cyo gihe cyiza cyo guhita ureka ibyo wari urimo, ahubwo ari cyo gihe cyiza cyo guhita ukomeza ibyo wari urimo n'imbaraga nyinshi cyane, kubera ko uba umaze kumenya aho bipfira, ikibi n'icyiza aho bipfira. Icyo kirumvikana cyane. Nyemerera nguhe n'urugero rutoya rwumvikana cyane 100%. Uzarebe niba ujya ukina game zo muri telefone. Ukina game ntuyirangize ukishwa utayirangije, ariko se uhita urekera? Ugomba kugerageza kugira ngo urebe ko ahandi wiciwe uri bwaharenge. Niko no mu buzima bwacu ibyo bigomba kugenda. Nucika intege ntago ari cyo gihe cyiza cyo guhita uhagarara, ahubwo nicyo gihe cyiza cyo kwavansa kugira ngo ukomeze imbere, utagomeza gucika intege. Nta gutinda, reka tugende n'ikintu cya kabiri kandi gikomeye cyane. Ngiki ikintu cya kabiri gikomeye cyane kitakagombye gutuma ucika intege mu buzima bwawe, kiragira giti: ese mbere yo gucika intege naje gukora iki? Mbere yo gucika intege naje gukora iki? Tekereza kabiri kuri icyo kintu. Ese wowe kuri muracika intege muri iyi minsi ni iki cyakuzanye? Ugitangira ari cyari kikuzanye? Hari intego wari ufite zo kuzageraho imbere hazaza, ariko se uzigezeho? Uzahite wisubiza aho ngaho. Iri kosa benshi cyane dukunze kurigwamo, ariko nawe nuramuka uriguyemo uzahita utekereza uti: ese ko ncitse intege ibyanzanye ndabikoze? Ese nazanywe n'iki? Ahanini uzareba usanga ugiye gucika intege ntabyo ugezeho. Ntuzigere ukomeza gucika intege nyuma yo kumva iki kintu. Ndakeka cyumvikana neza cyane kurusha n'ibyo twavuze mbere. Njye mukomeje kubana muri iki kiganiro ni Shema David. Reka dukomeze, ntiwibagirwe gukora subscribe. Reka dukomeze n'ikintu cya gatatu gikomeye cyane kitazatuma ucika intege na rimwe mu buzima bwawe. Ngiki ikintu cya gatatu kizatuma udacika intege mu buzima bwawe, gusa cyo kiraremereye. Icyo bakunze kwita bad imagine, cyangwa se imitekerereze ifutamye cyangwa imitekerereze igoramye. Hagati aho wahita yibaza ati imitekerereze ifutamye ni imitekerereze imeze ite? Akenshi muri twese iyo umuntu agiye gucika intege atangira kwibaza ati n'ubundi ibi ngibi ntago nabibasha, n'ubundi ntago ari ibyanjye. Ahita atangira kumva yuko ibintu arimo atabishoboye. Iyo ngiyo niyo bita imitekerereze ifutamye. Dore impamvu ari imitekerereze ifutamye. Muri weho ntago wagakwiye kuba wimagina gutyo. Kubera iki utimagina yuko habura umunsi umwe cyangwa ibiri ngo ibintu byawe bigere ku nzozi zawe? Iyo mitekerereze ifutamye ahanini ikunze kuza ku muntu urimo uracika intege mu buzima bwiwe. Nubona utangiye kwibaza uti ibi bintu ntibikiri ibyanjye, sinabibasha, uzahite wongera wisubiza uti nyamara wabona haburaga umunsi umwe kugira ngo ngere ku nzozi zanjye. Nibaza iki kintu kandi uranitekerezaho, ntabwo uzongera gucika intege mu buzima bwawe. Bizakurinda guhora ucika intege mu bintu byose bishyashya ugerageje gutangira.
iki ni ikintu cya gatatu, ugikurikize kandi ugikomeze. Murakoze, reka dukomeze n'ikintu cya kane nacyo gikomeye cyane. Dore ikindi kintu ari nacyo cya kane kizatuma mu buzima bwawe wirinda guhora ucika intege mu bintu byose ugiye kugerageza, icyo bita ibibazo ndetse n'imbogamizi. Aha ngaho turumvikana neza, twese mu rugendo tugira dutangira ntabwo tubura imbogamizi n'ibibazo, ariko se kibuze iyo uhuye n'izo mbogamizi ndetse n'ibyo bibazo uragerageza ukagerageza ngo urebe ko wabinyuramo, cyangwa uri wa wundi uhita uhagarikira aho ngaho. Iki ni ikintu gikomeye cyane, nugitekerezaho ntago uzakomeza gucika intege mu buzima bwawe buhoraho. Reba uti ese ko mpuye n'imbogamizi nzinyuzemo, cyangwa se byibuze ndagerageje? Nusanga hariho aho ngaho uri mu nzira nziza. Dore imitekerereze uzajya wishyira mu mutwe nyuma y'uko ubona utangiye gucika intege cyangwa se utangiye guhura n'ibibazo ndetse n'imbogamizi muri bizinesi yawe cyangwa se mu rugendo rwawe watangiye. Uzatangire kwibaza uti nta muntu wagera ku kintu atavunitse, nta muntu wagera ku kintu atahuye n'ibibazo. Ibi ngibi bizagufasha kugomeza kuminimiza mind cyangwa se ubwonko bwawe bugume hamwe bwe kugomeza gutekereza muri ibyo bintu cyane. Iki ngiki cyari ikintu cya kane. Njye mwakomeje kubana muri iki kiganiro ni Shema David. Reka dukomeze n'ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma nacyo gikomeye cyane. Murakoze, reka dukomeze. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma nacyo gikomeye cyane kizatuma utakomeza gucika intege mu buzima bwa buri munsi ndetse no mu byo ugerageje gukora buri munsi, kandi nacyo kirakomeye cyane. Kiragira giti tekereza ko ibyo uri gukora uyu munsi biri hasi biciriritse, mu mwaka umwe cyangwa mu mezi runaka ari byo bizaba bigezweho, kandi ari byo bizaba bifitiye umumaro abantu nyamwinshi. Aka kanya nutekereza uko, urareba usanga ibintu uri gukora nta cyerekezo bifite, ariko buriya ujya kubitangira nyamara wabonaga bifite icyerekezo. Ese kuki wabonaga ibyo ugiye gukora bifite icyerekezo bigitangira, wabona bigezemo hagati ukabona bitangiye kwanga, kandi icyizere waragitangiranye? Iki nacyo ukwiye kugitekerezaho. Tekereza ko ibyo urimo urakora uyu munsi ejo n'ejo bundi ari byo bifitiye inyungu rubanda rwose. Murakoze, iki cyari ikintu cya gatanu. Ubutumwa bukomeye cyane na message ikomeye cyane iri muri iyi video iravuga iti menya yuko ubuzima urimo uyu munsi ejo n'ejo bwahinduka, ariko muri uko guhinduka akaba ariho ubigiramo uruhare. Intego yari uyu munsi ni ukudacika intege mu byo turimo turakora buri munsi. Murakoze, njye mwabanye muri iki kiganiro kugeza gitangiye kugera kirangiye ni Shema David. Niba wakunze iyi video ntiwibagirwe gukanda ku ibuto ya subscribe, kwandika comment y'igitekerezo cy'ibyo twazagukora ubutaha. Murakoze, naho ubutaha.